Twese mu buzima twifuza ibyiza, twifuza kuba heza, twifuza kuba beza kandi no kugendana n'abeza. Ariko icyo benshi twirengagiza ni uko kugira ngo inyubako ibe nziza bisaba kuyubaka witonze kandi ukayishoramo byinshi. Nta ntsinzi iza mu munsi umwe, nta cyiza nk'impanuka. Kugera ku byiza biraharanirwa. Ibyiza birahenda ariko igiciro si amafaranga. Igiciro si ubutunzi, igiciro ni ukwitanga, umurava, ubunyangamugayo no gukunda ibyo ukora. Igiciro ni ukwirinda urwango, inzika, ubuhemu no kugendera kure inzira za bugufi. Urukundo dukundana ni umusanzu dushora mu kurinda ibyo twubatse. Uwakunze benshi, agafasha benshi, akabana neza n'abaturanyi be, akizengurutsa abeza, ibirura ntawe bizamenera. Uwatsikamiye abandi, akizengurutsa abo yagize abacakara, agasahura akikungahaza, yiremeye abanzi. Niba mubona urwaho, bazamwivugana. Twirinde ubunebwe butuma twifuza inzira za bugufi. Isi irazenguruka, igihe n'ikidutegereje kiradusiga. N'igihe dufite ntitugipfushe ubusa. Dukore ibyo dukwiye gukora tugifite uburyo. Dusize, twubake, dusakare, ariko tunamenye gusigasira ibyo twubatse. Urukundo ni rwo rufunguzo. Kandi ntidutinye gushobora byinshi, kuko inyubako izaza rirurangiza kandi ikazaramba.